Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Pastor Mupenzi Benoni. Turashima Imana kubw'uyu munsi. Turashima Imana ko Imana yemeye ko tuganira ijambo ryayo. Tugashima Imana kubw'abashumba bemeye ko mpagara imbere y'iteraniro ryayo ryera. Tugashimira Imana kubw'abakristo twese duteraniye hano. Imana ihabwa icyubahiro. Nkuko twayibonye mu gitabo cy'Abalewi ibice 27 umurongo wa 30 kugeza 31 hatubwiye amagambo meza cyane. Tujya dusoma muri Marake naho hatubwira amagambo meza. Tujya dusoma mu Bakorinto ba mbere 16 naho hatubwira amagambo meza cyane, ariko turaza gusubiramo gahoro gahoro. Reka nsabona hayi ikibwirizwa cyane gishyire kuri projecteur kugira ngo tugendemo neza. Isomo uyu munsi wa none, umutwe isomo ry'uyu munsi Imana yakize ku mutima riravuga ngo uyu mwaka dukore cyane tureke ubugugu mu nzu y'Imana. Uyu mwaka tugire gute? Dukore cyane tureke ubugugu mu nzu y'Imana. Haleluya. Gukora cyane ni ikintu gikomeye cyane. Buri twese turi umuryango mugari, mu itorero turi umuryango, mu rugo iwacu turi umuryango, dusabwa gukora cyane. Uyu mwaka dushoje twagiye mu matsinda menshi, amatsinda arangira neza. Buri wese yari afite umuhigo muri uyu mwaka urangiye, kandi imihigo twayigenzemo neza. Utarayigenzemo neza nawe yaba ari ikibazo yahuye nacyo. Ariko niyo mpamvu uyu mwaka dutangiye kuno kwezi turimo dusoza icyumweru cya nyuma. Imana impaye iri somo rivuga ngo uyu mwaka dukore cyane kandi tureke ubugugu mu nzu y'Imana. Dutangira tujya mu bimina tugakora tuvuga ngo umwaka utaha, uyu mwaka nurangira, iki kibina nimo nkoteza gutya kizangira umumaro, nzagera ku kintu runaka, nzagenda neza, urugo rwanjye ruzatera imbere. Ugakora cyane kugira ngo urugo rutere imbere. Ariko urugo n'itorero twese ni mu rugo. Haleluya. Iyo ndi mu rugo iwanjye ntekereza hano cyane, ibyo nkora byose nkora ntekereza itorero, ntekereza umuryango, ntekereza abana. Ariko nagera hano nkatekereza cyane, nkatekereza ku mukristo, nkatekereza ku mushumba, nkatekereza kuri korali, nkatekereza ku bacuranzi. Ngakora cyane kugira ngo ntekereze ese vision, icyerekezo cy'iri torero rizagera he, bizagenda gute nk'umushumba. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero tugiye kuganira ku kintu cyitwa icyacumi, tukaganira ku kintu bita amaturo, tukaganira ku kintu bita ishimwe mu nzu y'Imana. Ibintu byose dukora mu nzu y'Imana nibihesha Imana icyubahiro. Byose nibiza twagera mu nzu y'Imana tukavuga ngo uruwera, uruwera, uruwera. Ibyo dukora byose mu nzu y'Imana nibihesha Imana icyubahiro. Reka mbwira wa projecteur azamure gatoya. Zamura gatoya kugira ngo turebe neza amaturo, amashimwe yahawe Imana. Ni igikorwa cyo kuramya Imana. Amaturo, amashimwe, ibintu byose dukora ni igikorwa kigira gute? Kiramya Imana. Iyo turamya Imana tuba tuvuga ngo uwera, uwera, urera, urera. Nuvuga ngo amashimwe, amaturo ni igikorwa cyo kuramya Imana. Ntabwo ari kiramya abantu. Ntabwo ari ikiramya abantu uvuga ngo urakizana pastor akurebe, nurangiza ngo pastor agushime ngo uri umukristo mwiza wakoze. Ni igikorwa kiramya Imana. Zamura slide ya kabiri. Amaturo akubiyemo, ashobora kuba ibitambo by'umuntu ku giti cye. Komeza. Amaturo ashobora kuba igihe watanze ukaza mu nzu y'Imana. Nabyo Imana imara nk'ikintu gikomeye cyane. Naryo nituro ko wasize ibintu byawe byose, ariko uravutanga igihe cyawuza hehe mu nzu y'Imana. Komeza. Ubushobozi bwawe ufite uzana mu nzu y'Imana nukuramya Imana, nabyo birimo ubushobozi bwawe uba watanze. Ni ikintu gikomeye imbere shima Imana. Uyu nguyu yatwite, yaratwite avati ngo Imana nuramukunyijije iseta, nuramukumpaye umwana muzima. Ni intego yari afite, nzaza mu nzu y'Imana. N'inzu y'Imana hari icyo nzazana mu nzu y'Imana. Ukagira intego, ya ntego ukayikoresha kuki Imana yaguhaye kijyanye n'amafaranga. Komeza. Amaturo y'amafaranga yashizweho n'Imana.
no kugira gahunda mu kwizera kwawe, urukundo no kumvira ni Imana yabitanze. Icya mbere tureba, nta muntu watanga amaturo atarakuze. Oya, nta muntu wazana amafaranga mu nzu y'Imana adakuze mu buryo bw'iki, bw'umwuka. Kandi kugira ngo ukure mu buryo bw'umwuka, ugomba kuba wumva kandi ukaba wumvira. Uramutse utumva ukaba utumvira, nibyo byose ntabyo wagira gute wakora. Niyo mpamvu iri somo ryigisha abantu bakuze kugira ngo babashe kumva. Nyuma y'iri somo, umuntu ukuze aragenda azi icyo yize, ashima Imana. Umuntu udakuze nanone aragenda afite icyo ari buze kuvuga, kuko ngo ntabwo agize gute, akuze. Iyo turi mu nzu y'Imana, ntabwo tuba twese turi mu kigero kimwe, ntabwo tuba dukuze kimwe, ntabwo tuba tugenda kimwe. Komeza. Hariho ibitambo bitatu by'amaturo. Icya mbere, icya 10. B, amaturo. C, igitambo cy'umutima ukunze. Ituro ry'umutima ukunze ari ryo bantu bari barimo batanga. Haleluya. Turagiye rero tugiye mu Balewi. Haleluya. Mu Balewi dusoma neza mu Balewi ibice 27 umurongo wa 30 hamwe badusomeye. Haravuga ngo mu bimeze mu butaka byose, naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti, kimwe mu 10 ni icy'Uwiteka, ni icyera cy'Uwiteka. Ibimeze mu butaka byose, ari imbuto ari n'ibindi byose, ibyo byose bimeze mu butaka, kimwe mu 10 ni iki, ni icy'Uwiteka. Icyo gihe cy'Abalewi, tubanza turebe ngo Abalewi bari abantu ki. Abalewi bari abatambyi. Abalewi nibo bazaga ku ruhimbi, ariko Yesu amaze kuza umwenda waraherutse bukamo kabiri twese tugerayo. Ariko Abalewi niko kazi bakoraga icyo gihe. Abalewi b'uyu munsi wa none ni abashumba, Abalewi b'uyu munsi ni abadiyakoni, Abalewi b'uyu munsi ni abakora imirimo y'Imana hano imbere y'iteraniro ryayo, ni abamenya umurimo umunsi ku wundi w'Imana mu rusengero rw'Imana. Icyo gihe rero bazanaga ibya bindi, uwejeje za mbuto akazana icya 10 cyazo, uwejeje isogi akazizana, uwejeje imbuto zindi akazizana. Yamara kubizana bigakora umurimo w'Imana, byamara gukora umurimo w'Imana, wa murimo w'Imana bya bindi bigatunga b'Abalewi, kuko bakoraga iki, umurimo w'Imana. Murongo wa 31 kuri icyo gice cy'Abalewi haravuga ngo hari umuntu wabonaga yuko adashoboye kuzana icyo cya 10 cy'izo mbuto. Bibiliya ikamutegeka ikamubwira ngo niba ushaka kwicungura kugira ngo icyo cya 10 utakizana cy'izo mbuto, ukwiriye gutanga ukigeretseho 1/5 cy'icyo wari kuzana. Ntuyirirwe uzana izo mbuto, ahubwo zana zana amafaranga ugerekeho 1/5, ukizane za mbuto zigumane iwawe. Haleluya. Uyu mwaka twarahinze, twarungutse, twarejeje, twarariye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko natwe kera, aho nakuriye kera mu itorero, aho nakuriye kera, ababwira uko bagomba gukora, ko ibihe yabonaga bikomeye kugira ngo bagure ubwami bw'Imana n'Abalewi babone ibatunga mu nzu y'Imana. Turaza turebe hano hari mu isezerano rya kera, tuze kwambuka ikiraro, turebe mu isezerano ry'uyu munsi wa none. Umfashe isomo ry'uyu munsi rijyamo neza kugira ngo wumve neza, kugira ngo tuze kubihuza neza. Hanyuma ahangaha barabikoraga bakiranuka, bameze neza, Imana ikabashima, n'Imana ikajyana nabo, n'Abalewi bagakomeza gukora umurimo w'Imana mu butambyi, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro, akavuga ngo haleluya. Rero bikagenda neza. Amina. Barangije mu kugenda neza, bageze muri Malaki ibice 3 umurongo wa 8, batangira kutagenda neza nk'uko bikwiriye, kandi Imana yari yarabahaye uko bagomba kugenda n'uko bagomba guhuza ibintu by'Imana mu nzu y'Imana. Imana ntiburemo ikintu na kimwe, ndetse n'abakozi b'Imana aho ngaho Abalewi bakabona ibibatunga, kuko niyo gakondo bari barahawe ikizabatunga mu nzu y'Imana. Uyu munsi wa none abapasiteri twebwe dufite natwe ibidutunga, duca incuro tukagenda uko tugera tugakora, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ariko Abalewi babaga mu nzu y'Imana, abadiyakoni bakoraga uwo murimo, bagakora ku ruhimbi, bagakora ibyo byose, bagatungwa n'iri turo turimo tuvuga. Bageze muri Malaki batangira gusubira inyuma. Batangira gusubira hehe? Inyuma. Muri Malaki ibice 3 umurongo wa 8,
batangira bavuga ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo. Ahangaha bari bageze mu gihe gikomeye, Abisiraheli batangira kuva ku Uwiteka, bagiye kugenda, hagiye kuba igihe cyo guceceka, imyaka 400 igiye kugera, mbese igihe cyo guceceka kutavugira Imana bikomeye bigeze kure, nkuko tubona uyu munsi wa none ibihe bigenda bihinduka. Ariko Maraki, umuhanuzi Maraki aramanuka aravuga ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo. Cyari ikibazo gikomeye yari amaze kuvuga. Natwe uyu munsi wa none ibyo dutunze byose ntabwo ari ibyacu. Uzirikane ko ibyo utunze byose atari ibyawe, ni Imana yabiguhaye. Ibifiteho ubushobozi, nanjye bifiteho ubushobozi ku byanjye, nawe bigufiteho ubushobozi. N'uwo mwenda wambaye si uwawe, ni uw'Imana kuko niyo yawuguhaye. N'uwo musatsi wambaye si uwawe, nawe ni uw'Imana, niwe yaguhaye. Ndetse n'amafaranga dutunze ubwacu uyu munsi wa none si ayacu, ni ay'Imana. Ariko aravuga ngo ariko mwebweho mwarabinyimye, nyamara murabaza muti twakwimye iki? Naho cyari ikibazo. Arabasubiza ngo mwanyimye imigabane ya 1 mu 10 n'amaturo, mwarabinyimye. Ibintu byose dufite ni Imana yabiduhaye, nkuko hano n'Abisiraheli babyimye Imana ntibagenda uko bikwiriye. Ariko twebwe uyu munsi wa none tubayeho gute iyo dusubije amaso inyuma? Tuzirikana yuko ibyo dufite byose ari Imana yabiduhaye. Tuzirikana yuko ibyo dufite byose twabihaye kugira ngo biramye Imana, biyihimbaze. Tuzirikana ko ibyo dufite byose tuje mu nzu y'Imana tugomba kuza dufite intego imwe, umugambi ukaba umwe, tukaba ari ukubaka itorero ry'Imana, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Hanyuma amaze kubibasobanurira gutyo, ahepfa arababwira ngo nyamara kutaza mu nzu y'Imana ngo mukorere Imana nk'uko bikwiriye, hari umuvumo uhari, hari imbogamizi zihari, hari ikintu cyakugeraho kubera yuko utagenze nk'uko wakagenze. Hano turi mu isezerano rya kera, haleluya. Turaza kwambuka tuze twambuka ikiraro. Hanyuma arababwira mu murongo wa 9 aravuga ngo kuba kutagitanga, kuba mutagenda uko mukwiriye, muvumwa wa muvumwo, nk'uko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Yarageraho kubabwira ngo yari yamabwira ngo mwibuke mu gutegeka kwa 2:18 umurongo wa 8, mwibuke igihe mwari muri mu butayu, mwibuke igihe Imana yabasezeranya ko izabana namwe ikabarinda ikabagirira neza, mwibuke yuko ibyo byose ari isezerano Imana yabahaye, none mutangiye kuntera iki? Umugongo. Kuba murimo muntera umugongo, hari ikishobora kubabaho kitari cyiza kubera yuko mutagenda nk'uko Imana ishaka. Aho niho imyaka 400 yabaye yo guceceka, ntibyagenda neza. Ariko Yesu mutabura uko abigenza amaze kuza, haleluya, amaze kuza. Uyu munsi wa none hari ahantu ugera mu matorero menshi akavuga ngo ariko